kuwa mbere ukwezi kwa munani tariki 7/2023 uyu ni umunsi wa 219 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: ibintu byose bidafite umumaro mu buzima bwawe bigiye gukurwaho, ibifite umumaro bigiye kwimikwa. Vuga ngo amen. Abaheburayo 12 ku murongo 27. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Umva, wari ufite ibintu byitendetse ku buzima bwawe bijegajega, byose bigiye kukuvaho. Ibitekerezo bidafashe, inshuti zidafashe, akazi kadafashe, inzozi zidafashe, urugo rudafashe, imibereho idafashe, Imana igiye kubishyiraho iherezo ryayo, hanyuma hatangire mu buzima bwawe